Kamvugana se burya nizeye Keza nibagiye ko ari umwana w'umuntu. Ubundi Keza wararezwe. Keza ari no kuvuga ubundi ari turabakunda cyane urukundo mu What's up guys, welcome to the Kasha Media, this time for Ready Stock. Nk'ibisanzwe uyu ni wa mwanya w'abakobwa banyuma mutegereje muri benshi. Uyu munsi rero tuzinduwe no kubabwira ese ni iyihe mpamvu iri gutuma abana bava mu ishuri, ese ni izihe ngaruka biri kubagiraho, ese ni izihe ngaruka biri kugira kuri sosiyete nyarwanda ndetse n'ababyeyi babibarutse. Rero icyo musabwa ni ugukora subscribe. Tunashimira abantu mumaze gukora subscribe, turabashimira cyane kandi turabakunda. Uyu munsi nzindutse ndi kumwe na Keza ndetse na Hope. Ndahera kuri Hope. Hope umeze ute? Twari tugukumbuye. Rusi urakoze, meze neza, nanjye nari nkumbuye ikiganiro cyacu, gusa ndabishimiye cyane, ni byiza nyine. Hope ameze neza cyane, mwamwumvishije, ari mu mavuta ndetse ndi kumwe na Keza yicaye ibumoso bwanjye. Keza umeze ute? sharaye meze neza, ibintu ni amahoro pe umutima. Okay, ubwo ibintu ari amahoro, noneho twatangira. Keza, ubundi ndaheraho nkubaza, ese Keza umwana ni iki? Umwana ni umuntu wese uri munsi, ni umwana wese uri munsi y'imyaka 18, umwana ugikeneye uburere, ugikeneye kurerwa n'ababyeyi. Nkuko mubyumvishe rero, umwana ni umujyambere. Umwana ni umuntu ukeneye kurerwa, ugikeneye uburere bw'ababyeyi ndetse n'inama. Hope, twari dukumbuye cyane. Ese urabona ari iyihe mpamvu iri gutuma abana b'u Rwanda bata ishuri cyangwa bareka ishuri? Rusi, ku ruhande rwanjye rero icyo mbona kirimo gutera abana nyine bava mu ishuri, ubu kwiga nyine biragoranye, amanota yo kwimuka, ikintu gituma undi umwana atekereza kuva mu ishuri, kuba yasibira mu ishuri yigagamo, icyo kintu gituma umwana yava mu ishuri. Keza nawe niko byumva? Ibintu bituma abana bava mu ishuri cyane harimo kubigiramo ubushake bukeya bo ubwabo, bakagira ubushake bukeya bwo kwiga. Ikindi, iyo ugize ubushake bukeya na ya manota arabura, havamo gusibira, ukumva yuko umwanzuro ari ukureka ishuri. Numva ikintu gituma abana bareka ishuri ni ubushake buke. Keza ati ikintu kiri gutuma abana bareka ishuri ni ubushake buke. Hope nawe ati ikintu kiri gutuma abana bareka ishuri ni ugusibira. Ese Hope, kuki wumva ko umbwira ngo umwana areka ishuri kuko yasibiye? Njye nemera ko impamvu basibiza abana, sinzi niba Keza ariko abyumva, impamvu basibiza abana ni uko baba batumva ibintu. Nyine ntabwo bashaka kubimura nta kintu bimukanye. Yego Rusi, ibyo ndabyumva, gusa nyine kubona wasibiye mu ishuri wigagamo, bagenzi bawe bagusize, ubona nyine we wasigaye nyine n'undi ntacyo urimo gukora kugira ngo ugereho. Keza, ese gusibiza abana urabona ari cyo kibazo gikuru kiri gutuma abana bareka ishuri, kubasibiza? Ntabwo ari cyo gikuru kurusha ibindi. Igikuru kiriho ni uko nta bushake bagira. Baramutse bagize ubushake, bakabasha gusobanukirwa ibyo biga, bakabasha kugira ubumenyi, babasha gutera imbere ndetse bakanimuka, bakagera ku yandi marevo. Ninde wagusubiza inyuma ufite icyuzi? Keza ati ntawagusubiza inyuma ufite icyuzi. Ese Keza, urabona ubundi tubwire impamvu nyamukuru wari umaze kutubwira ni ubushake buke, ni ubushake buke. Ese ubwo bushake buke ni ubuhe abana bari kugira bikabatera kureka ishuri, kandi tuzi ko ishuri ari wo musingi wa buri kintu? Urumva, umwana araza ku ishuri aje kwitemberera. Hari ukuza kwiga, hari no kuza ku ishuri. Ni ibintu bibiri bitandukanye gute? Niba uje ku ishuri ntukore icyakuzanye, uje ku ishuri nyine ntabwo uje kwiga. Hari ukuza ku ishuri ukaza ugakora ibyakuzanye, ugakurikira ibyo bakubwira, abarimu ukabumva. Hari n'uza aje kugira gute? Guhangana, akaza kumva yuko nyine ni umusore. Mwarimu aravuga nanjye mvuge. Yes, aravuga nanjye mvuge. So rero ibyo bigatuma mu mutwe we hazamo ko agomba guhangana, ibintu by'amasomo akabishyira hano ku ruhande, akumva ko agomba gutwika mu kigo, agahangana, akemeza. Urumva?
kwiga akabishyira ku ruhande, icyo gihe azasanga amanota yari hasi, ibyo bamwigisha ntabyo azi, asibire. Ubwo uzavuga yuko impamvu nyamukuru itumye ava mu ishuri ari uko asibiye? So Hope, impamvu nyamukuru koko ni uko asibiye cyangwa impamvu nyamukuru ni ka gatwiko umunyeshuri akeneye? Twese turabizi abanyeshuri bakunda gutwika cyane. Umunyeshuri nyine aza kwiga avuga ati wana ngewe ubundi ndemera na vare n'icyabo ariko ntwike, sibyo ntwike, ngenje gutwika ubundi nta ibintu by'amasomo ngiye birandeba ko nje kwitwikira. Kwemeza ibyana. Kwemeza ibyana. Keza ati ni ukwemeza ibyana. None se Hope, turemera ko ubushake bukeya buri gutuma abana bareka amashuri, ariko wowe uti gusibira nacyo ni ikindi kibazo, hanyuma gusibira babikureho? Gusibira babikureho kugira abana basubire mu ishuri? Oya, gusibira n'ibigumeho, gusa nyine nk'uko mugenzi wanjye yabivuze Keza, hari ukuza kwiga, twese turiga, gusa hari ukuza kwiga hari no kuza ku ishuri. Rero abanyeshuri bose bajya kwiga badafite papa simwe. Yego. Ntago ari papa simwe, twese wapi baba bifitiye izindi mitwiko yabo, ese bamamare, ese baze kureba inshuti zabo kuko baba banze gusigara ku ivuko. Gusigara ku ivuko ni ikindi nyine urungano ruramusize akabona nyine kuguma mu cyaro, wapi akizera muri bagenzi be. Gusa ntabwo navuga ngo gusibira babikureho, bigumeho nyine kuko bituma nyine hari icyo umuntu abona. Hope ati bituma hari ibyo umuntu abona gusibira. Ariko se gusibira Keza, wowe urabishyigikiye? Ese ubwo bushake bukeya umwana ari kugira, turabona umwana ari kugira ubushake buke mu kwiga bikamutera kureka ishuri, bimeze bite ubundi? Niki kiri gutuma abana bagira ubwo bushake buke? Ni ka gatwiko? Ese ni ukwiyumva? Ni ugukura? Ni ubwangavu n'ubugimbi buri kubazengereza? Ni gute ubundi tubwire? Njye ndatekereza ubwo bushake buke barimo kugira ni kwa kwiyumva. Yageze mu myaka nyine arumva yakuze, arumva yuko gahunda yari ugucya, nta kindi ntashaka gukora nyine ngo yige abashe kuba yagira ate, abe yava muri level imwe ajye mu yindi. Nibwo bushake buke buri aho ngaho. Gusibira rero ngo babihamishe, ngo babikureho? Oya, kuko gufata umwana ukamuvana muri level imwe ukamujyana mu yindi nta kintu afite, ntabwo ari ukurera, ntabwo byaba ari ukurera. Babigumishaho ahubwo burundu. Keza ati ni ukwica abana. Hope rero, uyu munsi ni izihe ngaruka biri kugira kuri sosiyete nyarwanda kubona abana bacu baretse ishuri? Ni izihe ngaruka biri kugira kuri sosiyete nyarwanda, ndetse ni izihe ngaruka biri kugira kuri bo ubwabo? Rusi, ni ingaruka nyinshi, kuko umwana waretse ishuri sinumva niba hari ikindi kintu ategereje, ntabwo sinzi niba hari ubuzima bwiza afite umwana wavuye mu ishuri, kuko ingaruka ni nyinshi cyane. Havamo gutangira kwiga kwiba, kuba mayibobo, kunywa ibitabi n'ibindi byose byamwangiza ubuzima. Kuko niba kwiga binanira umwana w'umwangavu ugifite ubushobozi, ugifite mu mutwe hazima, nta kintu cyamwangiza, atari yatangira kwicara agatekerereza urugo. Sintekereza rero umwana waretse wanze ishuri ahura n'ibibazo byinshi. Ibibazo byinshi kuri sosiyete yacu birahari kuko umwana ni umujyambere, umwana niwe igihugu gitegerejeho bya bintu byinshi byiza cyane. Keza, ugiye kutubwira ese ni ukubera iki abana benshi hano hanze bari kuvuga ngo ni ukubera iki abana benshi ingimbi n'abangavu aribo bari kureka ishuri cyane? Ese biri guterwa n'imiryango bakomokamo, nibo ubwabo, cyangwa hari ikindi kibazo? Birafata ku mpande zose, kuko ni kwa urumva ku rubyiruko, ku bangavu n'ingimbi, kuba bareka ishuri cyangwa se bagacikisha amashuri, barimo barabigiramo ubwabo, hari ubwo babigiramo uruhare, ntacyo babuze. Ariko twibuke yuko hari n'ababura
ubushobozi bwo kwiga ntabwo bubura ngo uko amafaranga yabuze urabizi leta irabudufasha, ariko ababyeyi bwabo ubu buryo bo babanye ugasanga bitumye umwana agira toroma akaba yava mu ishuri. Umwana akagira toroma bitewe n'uko ataha agasanga mu rugo bimeze akabona n'ubundi ibyo akora ntacyo bimaze bitewe no kwiheba. Nabi hose rero bifatayo ku mpande zombi. Hope Keza ati bifatayo hose. Ababyeyi koko urabyemera ko amakimbirane y'ababyeyi mu ngo nayo ari mu mpamvu ziri gutuma abana bava mu ishuri koko? Iyi nibyo, kuko mu gihe umwana avuye ku ishuri akaza agasanga iwabo nta makimbirane nta byishimo hagati y'ababyeyi be, baratongana barabwirana amagambo nyine mabi akomeretsa umwana, nawe ntekereza ko bimugiraho nyine atangira stress nyinshi mu mutwe bigatuma aruzinga amanota bitewe yuko nyine umwanya yakabaye yiga arimo gutekereza ibindi bintu, bigatuma rero ashobora kubura n'amanota nakavuga ati se niba niga kaba iwacu mbona bimeze bitya n'undi ntago ndimo kubera ntacyo nzabereka, kuko ababara wenda ngo ejo cyangwa ejo bundi baratandukana bitewe n'umutekano muke arimo kubabona hagati. Aha, kantu keza ko gutandukana. Ye batandukana ugasanga ry'ababyeyi riri gutuma abana bareka ishuri. Divorce turi kumva hano hanze. Nizo niba hari ukuntu wajya kuva ku ishuri ugasanga mama wawe, kuko urabizi ababyeyi b'abamama nibo bakunda kwita ku bana cyane, ugasanga mama wawe arimo kurira yababaye nyine nawe urabibona ukabona ntabwo bigushimisha, rero nyine ukabona birabangamye. Watsiza ko nyine ko abakobwa dukunda gupromisinga ababyeyi bacu ngo mama nzakubakira wabona nyine promise wamuhaga ukabona nyine birimo arimo kugenda ubona nyine utazabishyira muri action nkuko nyine wabimubwiye, nyine bigatuma nawe wabireka. Babyeyi muri guca intege abana, mutubabarire guys, namwe mutubwire muri comment, ntabwo turi mu kiganiro twenyine, namwe muri kumwe natwe nkuko muri kutureba, mutubwire muri comment, mutubwire bimeze bite, ese koko izi divorce ziri gutuma abana bareka ishuri cyangwa bava mu ishuri? Keza rero ubundi uri umwana warezwe, ese nta kuntu ibi bintu byose aba bana bari guhura nabyo? Bizi neza ko Keza ari umwana warezwe, ko niba ubigeze confirmed ngo Keza uri umwana warezwe ntabwo ni kari inshuti yawe. Urebe Keza ubundi Keza warezwe, Keza ari no kuvuga ubundi ari kuvuga ukuntu avuga, Keza hari ukuntu avuga agatuvuga ati bye umwana ararezwe ko urabona ukuntu ni umukobwa nyine warezwe. Ahubwo wowe upinga tubwire Keza ubona atararezwe? Aha nabishidikanyaho kuko nyine Keza ntabwo nyine ntabwo uzi ko bavuga ngo wizere umwana w'umuntu avumwe. Keza aho mwari muntunguye. Mbwira Keza wararezwe se koko? Kurerwaho nararezwe kandi cyane. Rero ubwiza nyamunga akantu ngo wizere umwana w'umuntu avumwe ibyo kwizerana nanone byaba bijya ku rundi ruhande. Nanjye bikavuga se burya nizeye Keza nibagiye ko ari umwana w'umuntu. Guys, mutubwire mubona aba bakobwa bararezwe? Bararezwe guys. Keza nari nyikubaza, ese uri kubona ukuntu warezwe, ukuntu ibintu bimeze, nyine uri kubona aba bana nta kundi kuntu bafata izi haso bari gucamo bitewe n'ababyeyi babo, bitewe no kwiyumva, bitewe n'iki nyine bakazishyira ku ruhande bagatekereza ko mbere na mbere ari ishuri cyane. Burya ngo kwihangana gutera kunesha, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Abantu mwasomye ubwo murabyumva. Kandi ikindi kwihangana niyo ntambwe ituma dutambuka muri iyi si turimo, niyo ntambwe ya mbere ituma dutambuka. So rero baramutse bagize kwihangana, ndakeka ibyo byose babasha kubinyuramo kandi bakaniga
bakiga ibyo bibazo nabyo bakabinyuramo. Rega n'Imana ibibireba, ngo Imana ituba hafi. Imana ibirimo. Imana ibirimo. Keza ko numva Bibiliya yizi kubira. Ni umwana wa pastor. Ngo Keza ni umwana wa pastor. Yaranatubwirije. Yo mpamvu nakubwiye Keza wararezwe, sinzongera kubishidikanyaho. Keza akoze njye sinarezwe. Rusi nawe wararezwe, gusa Rusi kankubwire hanze hari ibishuga dadi, ugasanga nyine uriga gusa hanze hari umuntu urimo kugupromisinga byinshi nyine mukuvuga ati vayo ishuri nyine yidroping out nyine wiyizire pe. Umva rero nyine ugasanga nawe nyine kwa bya bitekerezo bikeya nango na bwa bushake buke bwo kudashaka kwiga nango ko ubifata nyine uwiga nta nego ugasanga urabiretse. N'ubwana mu mutwe kuko nyine urumva umwana uri hasi y'imyaka 18 nyine nago aba yagatekereje neza ngo yumve ese arambura amaso arebe se mbaye nakaje kwiga kwanjye ejo hazaza hanjye nta kintu cyapfa. Rero n'ibishuga dadi biri hanze nabyo polisi y'u Rwanda ibyigeho. Shuga dadi tubiyame abashuga dadi muri Keza urabyemera ko bashuga dadi bari kutuvana abana mu ishuri cyangwa nawe ugiye kugira gutya abashuga dadi? Barimo barashuka abana kubashuka babahereza ibyo badafite, kuko urabyumva nk'umwana ubana n'ababyeyi bafite amahane ntago bamuhereza icyo ashaka. So rero naramuka abonye umuntu umuhereza icyo ashaka azagenda. Nabo bari mu bantu barimo kugira gute kuyobya abana. Keza nk'umwana warezwe abisobanuye neza. Sugar daddy kanamwe mbitseho wasanga no mu byari byazinde ntari bubavuge ariko n'ukuri kw'Imana mutubabarire na sugar mami, by the way sugar mami ko nago abakobwa gusa sugar mami aba sugar mami yego gusa nago bari komereye cyane nk'aba sugar daddy. Ubwo abona ariyo mpamvu nabazi nago byeze cyane. Ubwo we nyine impamvu wowe uri kuvuga gutyo wahuye na ba sugar daddy ako na ba sugar mami nabo barahari, ubaye uri umuhungu na ba sugar mami. Ya Rusi ngiye umukobwa nkanjye warezwe mura n'aba sugar daddy nakare. Guys mutubwire ibigiye gura na sugar daddy bisaba ko warezwe oya kuko nago nyine utabishaka si umuntu akoresha icyo udashaka. Ntabwo umuntu akoresha icyo udashaka. Icyambere no kumenya kwifatira imyanzuro. Iyo uzi kwifatira umwanzuro ntabwo umuntu agukoresha icyo ushaka. Guys rero mutubabarire sugar daddy sugar mami abana ni abajyambere, abana nibo ba perezida b'ejo hazaza, abana nibo ba minisitiri, nibo ba depite, nibo ba senateri dufite b'ejo hazaza. Mutubabarire murekeraho kuko abana kuva mu ishuri ni ikibazo gikomeye cyane. Ni ikibazo gikomeye cyane. Tugana ku musozo rero Keza niye nama wagira abantu badukurikirana buri munsi ku kintu kijyanye no kuba abana bari kuva mu ishuri? Mbere na mbere ndagira inama abo bana bafite ibitekerezo byo kuva mu ishuri. Bana rubyiruko rw'ejo, Rwanda rw'ejo, turabasabye turabinginze mugerageze mushyiremo imbaraga. Turabizi muhura na byinshi ariko kuri iyi si bisaba kwihangana, kugira umutima ukomeye kugira ngo mubashe kubicamo. Rero mushyiremo imbaraga namwe ubwanyu, mureke kwigira nk'abatabyitayeho, wumve yuko ikibazo cyakugezeho ngo wumve ko birangiye. Nyuma y'ibyo hari ibindi byiza uzageraho birenze wibagirwe n'ububabare wigeze kugira. Ikindi ababyeyi mukomeze gushishikariza abana gukunda kwiga, kuko muri iyi si aho iyi si igeze umuntu atarize ntacyo arimo kubona, ntacyo arimo kugeraho cyane. Hope we nihe nama wagira abantu badukurikiye ku kintu kijyanye no guta ishuri? Inama nje nabagira ni ugukangurira nyine ababyeyi babo bakita ku bana babo, nango bakagabanya nyine ya magambo yagira abana nyine akabakomeretsa, nango za ntambara zo mu mago zabo zatuma umwana areka ishuri. Bakabitaho nyine cyane kugira ngo nyine babashe guperforminga neza mu mashuri yabo.
njye rero inama nababwira ni ukwita nyine ku bana babo, nta kindi. Ikindi kandi murabizi ko na bano bantu aba batwara amamoto ndakeka n'amagare nyine bababwiye ko ubu ngubu hagiye kujya hakora umuntu ufite diplome wize. Nanjye ndabishyigikiye. Ikindi kandi babyeyi nawe ukoresha umwana utarize wapi abakozi ibintu by'abakozi bo mu rugo ngo ngiye ngo ndareka ishuri ngo njye gukoranga akazi ko ugomba gushaka umukozi wo mu rugo wize. Ibyo ni bya bitekerezo bike Keza yavugaga. Ese kureka ishuri ukajya gukora mu rugo, kuri generasiyo ntabwo bigezweho. Nyine abona ko ari akazi gaciriritse. Ikindi kandi no mu rugo agomba kujya hakora umuntu wize. Njye se nzakuzana rero umwana utazamwigisha kubara kugeza ku 10. Oya ntabwo bishoboka. Nibaza ariko umwana wanjye yaza kukubwira good afternoon ugahita umukubita urushyi atarantutse mu gihe ngarantutse njyewe. Gusa nyine Rusi ntabwo dushatse kuvuga ko abakozi bo mu rugo aribo baciriritse cyane, kuko nyine akazi kabi kaguhesha keza, akazi kabi kaguhesha keza. Ntabwo rero abakozi bo mu rugo ubwo ushaka kuyumva kuko akaba arimo kwisikiranya guca muri phone akabona dekasha kabakanzeho akatwumva kumva twaramutesheje agaciro. Wapi, akazi keza kabi nyine karamuhesha keza, nta kibazo. Guys, nta kazi kabi kabaho. Kuba ukora mu rugo ntabwo tuvuze ko ari we waretse ishuri, ahubwo kuba ukora mu rugo ukaba ubona abana bakwishimiye timinisiko akazi kawe ugakora neza. Buri kazi kose ukora agafiringe wumve ko umeze neza. Keza, gira ikintu ubwira abantu bakunda dekasha. Mana yanjye, abantu mukunda dekasha aho rero birakomeye. Turabakunda cyane. Urukundo mukunda dekasha turukuba inshuro 7 mu kubakunda. Nukuri pe mukomeze kudushyigikira, natwe turabakunda, tubahoza ku mutima. Ni ku mutima. Keza ati ni ku mutima hapo. Ni mu maraso. Mu maraso ndani badutemberamo. Gusa nyine tunabashimira, bitwereka ko nyine batwitayeho, barimo gukurikirana ibyacu, nyine inama tubaha, nyine batwereka ko badukurikirana ngo bakunze ibyacu dukora. Rero natwe bikaduha motivation yo gukora ibindi. Uko mudukunda nibyo bidutera imbaraga, tukavuga ati turashoboye noneho nyine tukabyumva tukabikunda, natwe tukabakunda cyane. Keza ati tubikuba 7, hanyuma hope ati ni mu maraso. Rero byari byiza kugumana namwe, kugenda ntabwo twabishakaga, ntabwo twabishakaga, gusa isazagiye umwanzi w'ibihe ni amasaha. Keza ndagushimiye. Nawe ndagushimiye cyane Rose. Keza wakoze kubana nanjye muri iki kiganiro. Nawe wakoze cyane. Hope nawe ndagushimiye. Nawe Rose ndagushimiye, wakoze. Guys, rero duhura ubutaha tubabwira ngo tuzaza tureba noneho ingaruka nini cyane abana bahura nayo iyo bamaze kureka ishuri. Turabakunda cyane. Icyo tubasaba ni ugukora subscribe, hanyuma wamara gukora subscribe itaguha akantu kameze nk'akazogera nako kagakora, kugira ngo buri kiganiro cyacu cyangwa se buri kintu cyose cyo kuri dekasha ujye ukibona neza cyane, ukomeze ndetse no kudushyigikira. So guys, turabakunda cyane. Naho ubutaha, ciao ciao, bye.